nshaka gutangira umwaka mushya nta kintu kinera stress. Reka nzana akantu kanjye naraje mbe nicariye hano ninywera nta muntu unteye ibintu bya stress. ariko iyi mbona yawe nasha nanjye birangiye nta kintu mbonye pe. Salama bro. Iri wabasa. Ntari Kashuze cyaka byore ubuni cyanje niriwe nabi bona nawe ndabakuma sobu. nose ubundi wowe ndagakunsuhuza nibonane warunzaniye Buri kizo cyakumoye ni iki? Karibu. ubundi ubu nkamwe niba muba muhaze ubu muba muje guhagira ku bantu Kwigendere va kuri izo. kandi nanjye umuntu yazibona nagushuhuje kuko ndabona nta kigenda naba muremka. Kimbona mu byimba y'inyama. Tuje kwirebera dini. muje ndamwanjegera mpaka taka wa mugabo. Ajegera byeze kugera kwa bijagaho. zirati imbaraga Zambu ubundi zatumarije. Cyo kubigori. Dini bimeze bitese. Meze bitese. Yagateye nk'umuntu witeguye abashyitsi. Abashyitsi se biki naduce se Abona ase kari hehe mwana ngo turebe. numbwira Bonani se nagaseke waruzanye cyangwa n'inkangara cyangwa n'inzoga y'urwa. Unumva karimo karavugana umushaka kazatangira umwaka mushyashya kavugana umushira. Ibyo se barabirya mu ginga. Ahubwo se nakaba no stress wararanye ngo umuntu abe yinywera. Abona iranye se ni yanyu. Tabi yacu nta nubwo wanadusomye. Wapi ntabwo rero nshaka kubasaba. Wajure kari kukuvugana umunara. Shaka ibyo uzajya ubyihorera umunabi wikize. Sesha. Wamuza ngo Sesha kukunda kuvumba cyane nk'ende y'indagizanyo. Ariko wowe ukaba wumva ko nta muntu wahanga ngo n'amazi. Noheri n'abana sigara bunze Noheri ubwa mbere mwarambwiye ati kuri Noheri. Urumva ngo Noheri ngo umuntu ngo adafite amafaranga ngo ni umunsi wa mbere nk'iyi minsi yose isanzwe. None murazana ngo Bonani se cyakoza nawe wakurenganya. Ubwo rigigira. Naje kuransanga gukurikirira se. Ushatse kuvuga ko data ari ikigoryi nkanjye. None se ubwenge ufite ubu ngubu wowe n'umugore kuko nzi ko Ako se undi muragendwa ni kimushaka cyo kunywa cyangwa n'icyo kurya. Ariko shadi ko ngiye nkurebye mbone ndabavuye muri byo yeza kuva mwenda nk'indobo y'ibirayi wenda byaye kuza kuba byiza kurusha wanyu baye kuba bayeho neza sijya sijya mubwira utavuze urwagase urwagase rwagubwe se ahubwo se murashaka cyo wazana cyose yaba cyo kurya cyangwa icyo kunywa genda reba cyo nicyo mbakundira naraje akayoga Ye kubasomyaho buri wese agasaka kamwe kamwe. We hagurubye ryo kuzana. Gere ryo kuzana. Umuntu nyirukansa cyane ese nkaho ari bawe uri kunyohereza. Kuje bibaye byiza wagenda ukayizana cyangwa se ukanarorera. Gatagenda ryo kuyizana. Sawa nibeshye mbona urwo rumwaro rwawe rusoma. Ibyo navuga nabo. Gire nyine nakazane tuto. Ibyo byingenzi. Ese kamwe karatumariye. Nwaje ngende kibaza. Iyi nzoga yinywa ni kondisi. Abo zana. Ese yihe. Banzana. Mwana kana gifunitse. Atagafunika se ugira ngo azakandira umwaka neza. Kambanze numve ngo ujya bw'umwana wundi arabanza akanywa. Mwana mereza. Se ko umuntu ushaka gufata. Gusa ubusamba bw'ikigo ko twavuze kutanywaho. Usamba uri kuvuga n'uvuganye utabeshye. George. Uri umugore wundi mwana n'undi. Kabavumbe mwana w'unugu nugashaka kwiharira wenyine. Ubundi Muteye mugabo sekando. Hari ubwo ndi bwayenywe njyenyine. Kugitera umugongo. Amwana ukiyari. Ubundi njye iki ngiki cyo nkundira dini. Genda wa kigori akase ko kashishimo nta nubwo wazana nakandi. Kabavumbye mana. Simaramu. Ariko abavumbye mwabaye cyumvuze ko mwakora system mwari mwankweyeho. Mwarutse mazemo. Iki nakandi zo bararanye ndebe. Karara ariko nako naba. Bakazanye. Ngo wese tuzonyira rozanye twatumazemo nizugiye kuvugiraho gutyo. Zana kandi tukanywa uko n'ubundi byose byabaye. Sindisha gute? Ko numva nangiye kuzengera. Sawa nk'umuvumbye ukareka kuzengera. Wazanye mwari umuntu akiye. Ubwo ubundi uko umuntu aguhereza ikintu kikawusindisha ubu urazana akantu kamwe dute gusinda none amba. Urazana indoga nazuzana. Nagiye kuzitora kuri burari. Ubundi muremera kujya kuzana indoga. Sibi ni byo numva. Buri muntu akuzengereye kugira ngo bigaragare ko wasindara bakubita.
kugira neza bigenda koko